icyatumye rero umwana mwikuramo ni ikihe nyibabwire nyibasobanurire ariko umwana wawe ariko impuhwe za kibyeyi zihoraho uri kumva impuhwe za kibyeyi kuko zihoraho hari icyo ndi buvuge kugira ngo njyewe mvuga ikintu ntanga abagabo kuri RIB umuyobozi wa RIB uyu mwana yaje kuza gufata telefone anyandikira message 48 zirimo ngo ndakagore ndakadayimoni ndakagini ndi nyina sinigeze nanamubyara nongera kujya ku kagari ngiye guhura na papa we ngo tuburane nago mbizi nimba yarabimenye hanyuma nibwo nahamagaye ku kagari ndababwaniza message umwana nyandikira nizi barambira ngo ninzijyane bazirebe nzijyanayo nyimara kuzijyanayo uyu mwana amenya ko navo yarongera aramamagara ngo mva ngo miss we ngo none hose miss we ku kagari waruje gukora iki message RIB yaramamagaye ninzijyane ndazijyana uyu mwana bamutumaho uyu mwana navugiye imbere ya RIB ndababwira umwana akimara kunyandikira message zimeze gutya z'urukoza so ni gutya ko ndakadayimoni ndakagini ntabwo yabyagwa n'igini ngewe mu maraso yanjye nibere ryamwonyeje ndarivumye ntago azongera kwitwa umwana wanjye azongera kwitwa umwana wanjye hari bindi ntera zifashemo nubwo buryo umwana namuciye mu bana mubona wonyeje nuko byagenze Prosper Yes, nuko nigiye mu kiganiro ndagusuhuje neza nguhaye n'ikaze muri iyi family talk yacu y'uyu munsi tugiye kuganira ku muryango hanyuma impamvu nifashishije iyi nkuru ni y'umwana w'umuhungu wo kwa Silas biri kuvugwa yuko kuko atarahamywa icyaha n'ubushinjacyaha cyangwa se n'imbere y'amategeko ariko arakekwaho kwica umugore yari yarinjiye umugore w'imyaka 30 hanyuma uyu mwana w'umuhungu yari afite imyaka 20 aho ngaho murumva ko isi yacu iri kugenda igera ahantu habi hakomeye cyane hanyuma ndaje rero ngo tuganire ushobora kwibaza ngo Prince Robert se we kuri iyi nkuru kuri iki kese yo kwa Silas aje gukora iyi avi ndaza kuganira ku tuntu tubiri dukomeye dukomeye cyane akantu ka mbere ndaza kuganira ndaza kuvuga ngo mbese niki cyagukiza umwuka w'uruhererekane ukomoka mu bagukomokaho niki cyagukiza umwuka w'uruhererekane ukomoka mu bo wakomotseho reka nkoresha iryo jambo nibwo uraza kumva neza abapasteri benshi b'abanyamadini n'abatubuzi mu by'iyobokamana babyita karande nibyo koko iri jambo ryitwa karande ni ijambo ry'ukuri ni ijambo riba ku muntu n'umuzimurandano uranda mu kijyanye n'ikitwa umwuka bugingo mu muntu w'inyama n'amaraso hanyuma igakurikirana umuntu uvuka ari mwiza ari uruhinja rwiza kwa muganga bagakikira bagaterura nyina nawe agaheka akagira ngo nawe yarabyaye nk'abandi akishima ariko burya ngo ubyaye nabi aririra mu bugimbi niko wacu umugani rero ndagira ngo tuganire gutya twinjira muri iki kiganiro cyacu ariko nabahaye ikaze by the way mukore subscribe muduhe ibitekerezo byanyu na like na comment kugira ngo dukomeze twungurane inama n'ibitekerezo kandi murabizi ko Imana ikunda umuntu ufite ubugingo buri fresh ndetse n'umwuka uri fresh n'umubiri uri fresh n'ubutunzi buri fresh hanyuma ikindi cya kabiri umuryango umeze neza Imana irawukunda nanjye Prince Robert ndawukunda nawe udukurikiye niba hari inzozi niba hari vision nibaho umuntu wese aba yumva yagira umuryango mwiza abana beza bumva bubaha bumvira Imana bayikunda rero ni nacyo mbaturaho anyway I love you so much umuntu wese udukurikiye muri iki kiganiro mwatuye iby'imbaraga kandi ngemba ndi mu mwuka ameze neza urumva ibintu mba mbatuye nk'umushumba w'umukumbi muto bigomba kubabaho Imana y'amahoro kandi mbivuge mbishimangira ubwo dukorana nayo Imana y'amahoro umuntu wese ukurikiye iki kiganiro akaba ageze kuri iyi point tugezeho afite umuryango cyangwa atekereza kubaka Imana iguha umugore mwiza Imana iguha umugabo mwiza Imana iguha abana beza bayubaha banayumvira batazarambura ibiganza byabo ngo bica abantu batazarambura ibiganza byabo ngo babe abanywara umogi babe abasambanyi ruharwa babe abajura ruharwa babe ibinywamaraso ruharwa Imana iguha abana beza bafite ubwenge mu ishuri biga neza bubaha bumvira beza donc bashimishije bateye apeti nicyo mwatuyeho mu izina rya Yesu Kristo kandi ubugingo bwawe bwakire Yesu abubemo abuhe aya mahoro twabonye icyo nyibifurijeho
nyine abatuyeho mu izina rya Yesu muvuge ngo amen. Jya muri komentari uvuga ati amen na Prince Robert ndakwemerera ibintu nyatuyeho nanjye ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Murabona ko nishinge rero nje gukora ikiganiro nubwo iyi nkuru ibabaje ariko mu bibi no mu byiza tugomba guhora dushima Imana iba yabayeho kugira ngo tuyigishirizeho. Nababwiye yuko ubuzima bw'abitwa ibyamamare cyangwa se abaje ku karubanda bahita kumbuga abo bantu ubuzima bwabo ni prophecy n'ubuhanuzi ku bandi bantu mutamenyekanye. Niyo mpamvu mwene data yakoze ikiganiro gikomeye aravuga ngo hari umwuka urimbura benshi mu bavuga akaba n'umwuka urimbura benshi mu bumva. Ujye urinda ugutwi kwawe, urinde uko wumva, urinde uko uvuga, urinde uko ureba, bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mba ninyuriraho nk'umuhanuzi ariko ndaje ngo tuganire. Iyo bavuze ngo umuzimurandano uranda mu bagukomotseho ukagushamikaho n'abazagukomokaho naho wakomotse, ibyo bita karande n'ubuzima umwuka w'umuntu w'imbere, ujye wita umuntu w'imbere abamo bukagira efe ku bazabyara n'abazamukomokaho. Umuntu witwa Aburahamu yakoze ikintu gikomeye, arabeshya ngo Sara ni mushiki we. Hanyuma aho yari yahungiye umwami waho afata umwanzuro kuko Sara ngo yari afite uburanga ashaka kumugira umugore w'Uwiteka, arahaguruka aza kumutabara. Ariko mbabwire yuko niba Imana yaratabaye Aburahamu siko mwese ishobora kubatabara mu binyoma, kuko Aburahamu Imana yaramukundaga bitewe n'umutima yari afite. Reka manze mujye mubwira Uwiteka abaho umutima umeze nk'uko Imana igize gute ishaka. Ibyo ni icyambere. Aburahamu aretse kubeshya umuhungu we witwa Isaka, nawe arabeshya ngo umugore we witwa Rasheli ni mushiki we. Bigenda uko bagiye kubyara umwuzukuru, noneho babyara umwuzukuru witwa Manyanga, umuriganya, umubeshyi witwa Yakobo. Arabeshya karahava kugera ku rwego buriya ikintu kibi cya karande ishobora gutangira ipuratikwa hanze, ariko uko igenda ikurira mu muryango bya bintu byari biri gukorerwa ku buzima bwo hanze, Satani abyinjiza mu muryango bigatangira gukorerwa mu muryango indani. Niho karandi berambi mu gisekuru cya gatatu cya kane ntago karandi bigikorera hanze. Nka kuna Aburahamu yabeshyaga ngo bize akabeshyira hanze, Isaka akabeshyira hanze. Byarangiye noneho Yakobo ari uriganya n'umuvandimwe we. Mbaho urundi rugero rwiza ruri bibilike kugira ngo mubyumve neza. Bibiliya iduha urugero rw'umugabo ikunda. Bibiliya ivuga yuko Imana imukunda, afite umutima umeze nk'uko Imana igize gute ishaka. Ise umubyara yitwa Yesaya, yadukanye ibintu by'ubusambanyi abyara umwana hanze. Mu isengesho ry'uwo mwana witwa Dawidi yarasenzera avuga ngo mama mu byaha niho yamzariye. Ikimenyimenyi kibigaragaza nuko baza kukwimika umwami mu rugo rwo kwa Yesaya, bazanye abana b'umugore wa Yesaya mukuru. Baramubwira ngo abana bawe bari hehe? Ahera ku mwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Bavuga ngo mu bana bawe nta wundi mwana usigaye. Hanyuma umugore ntiyigeze atera urutoki avuga ati ndamufite kuko abana be 7 b'abahungu bari barangiye. Ahubwo Yesaya yaravuze ngo hari akandi gasigaye, ngo ako kana ngo kaba mu ishyamba karagira inama. Uwitwa Samuel aravuga ati ntago dushobora kurya tutabonye uyu mwana, kuko Uwiteka hari ikintu yambwiye kandi ngomba gusoza muri uyu muryango. Agihinguka baramwimika. Ariko ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa umuka w'ubusambanyi, uburyo wakuriye kwa Yesaya ukinjira no kwa Dawidi kugera ku rwego Dawidi wagera ku rwego ubusambanyi imwe butabugwa ubusambanyi gusa buri aho ngaho bwo kubyara bisanzwe hanze, bigera ku rwego ubusambanyi bwinjira muri we, agera ku rwego ajya gutwara umugore wundi. Hanyuma anamutwaye agera no ku rwego arambura ikiganza cye kizaho amaraso. Ntibyatinda byinjira no mu mwana we witwa Amunoni we noneho yakoze agashya kamera nk'aka Yakobo. Ntiyagiye gusambana hanze, yafashe umushike witwa Tamari amurwarira icyo bita indege, amusambanyiriza ku bibero bye. Rero uyu mwuka ukururana uranda ushobora gufata umuryango cyangwa se ugafata itsinda cyangwa se n'ishyanga. Iyo tubwira abanyamasengesho n'abandi bantu bizera Imana basobanukiwe iby'umwuka, tukababwira ngo mu mbaraga zo gushyira mu gusenga mukwiye gusenga Imana, kuko igihugu cyacu cyanyweye amaraso y'inzirakarengane nyinshi zigiye zitandukanye mu buryo bubabaje. Ariyo mpamvu aya maraso yamaze gutabaruka
ajya guhamagara agahorera akavuga ati uzaduhorera ryari. Mubona impfu zigenda zibaho n'uburyo abantu bagenda bavumbura ubwicanyi, ubona ko harimo ikindi kintu kidasanzwe. Rero niyo mpamvu tuba dukwiriye kujya ku mavi tugasenga Imana ikadukiriza igihugu ndetse n'abantu bacu. Uyu mwana reka ngaruke kuri uyu mwana wo kwa Silas witwa Prosper. Mwumvishe ijambo nyina yatuye, ukomeje amagambo y'ikiganiro cye nanze gukoresha ibintu byinshi cyane. Yavuze ngo njyewe aravuma uyu mwana mubyarutse ku ibere ryanjye, ibere ryamubyaye ndarivumye, ibere ryamubyaye ndarivumye. Ni iki kiba ku muntu iyo ababaje umubyeyi wari umwana? Ikintu cya mbere kiba ku muntu iyo umwana ababaje umubyeyi, umubyeyi nimba n'umubabaro zizamuka zigatuma yicuza ikintu cyatumye amwonsa. Ku mumama we n'ibindi bindi, gufata amezi 9 umuntu agutwite yigengesera, ataryama atabyuka atabasha kugira gute, ahindura imirire n'iki kubera wowe. Hanyuma ku myaka 20-15 ugatangira kunaga ibere n'utwanwa tumeze nk'utwa rusake cyangwa se n'utwipizi y'ihene, ugatangira gusuzugura umubyeyi. Imbaraga z'umwuka w'umubyeyi iyo zihagurutse, ikintu cyose yakwaturaho kiragufata. Reka mbwira abantu mudukurikiye, muzitondera aba bantu batatu ngiye kubabwira, kuko baba bari mu biganza byanyu. Uwo n'uwa mbere n'umuntu wese wafashe umwanzuro. Hari ibintu tujya tuzano kuri kamera twabibabwira, mukatwita ibigoryi n'ibicucu n'ibimara ngo nibihunyira n'ibigoryi, ndabona munuka. Ariko iki kintu ndakivuga shize amanga, nzahora nyivuga. Bibiliya iravuga ngo ntihakagira umuntu mwita so usibye so wo mu ijuru. Nubwo mufite baso basanzwe bababyaye, so wo mu ijuru ariwe mwita so mu by'umwuka. Usanga abantu bicara ngo ngiye nguyu data wo mu mwuka, pere spirituel, father spiritual. Umuntu agafata potre, agafata bishop ngo mother spiritual, agafata mami cyangwa se n'ikindi kigirwamana cy'imbere cye, akagifatira umwuka wakawugira ngo butware, agafata ubugingo bwe akawubuha ngo ni butware, agafata umubiri we ngo nawe utware n'ubutunzi bwe. Uyu muntu afite uburenganzira mu by'umwuka no mu by'ubugingo no mu by'ubuzima busanzwe kukwaturaho umuvumo no kuguhesha umugisha mu mbaraga z'icyo wamwihereye mu by'ubu buzima bikakubaho. Nubwo uyu muntu ataguhesha ubugingo buhoraho, kuko uwemeye gutanga ubugingo buhoraho n'umwe ni Kristo. Yaravuze ngo umwizera wese yaba ariho cyangwa atariho azabona ubugingo buhoraho. Ariko mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, uyu muntu wise mami, wise dadi mu by'iyobokamana, afite imbaraga n'ubushobozi bwo kukwaturaho umwuka wose akorana nawe ukakubaho. Niba ari umwuka w'ubusambanyi awugushyiraho kandi ugasambana kakahava. Niba ari umwuka w'ubugambanyi n'ubujura awugushyiraho kandi kakahava. Kandi niya kwatuyeho ibijyanye n'ubutunzi bitewe n'imbaraga akorana nawe bikuzaho, nuko yanakwatura n'inyatsi ikakuzaho. Uwo ni uwa mbere. Wa kabiri, umubyeyi wese wakubyaye agafata inuzi inkondo y'umuraye igahura na nyababyeyi ye, bikavamo intanga, icyo bita intangangabo n'intangangore zigahura zikihuza, waba ubishaka cyangwa utabishaka. Uwo muntu ni so, uwo muntu ni nyoko. Umva ukuntu Bibiliya ivuze, utazanakinduka mutazi ibyo ari byo. Bibiliya ivuze iki? Reka twihute tujye mu gitabo cyo kuva ibice, wait, reka nihute magere. Ni ijambo rikomeye rivuga ngo wubahe so na nyoko. Kuva ibice 20:12 haranditse ngo wubahe so na nyoko. Ntabwo ari so wenyine, nta nubwo na nyoko wenyine, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ubundi icyo bita kurama cyangwa se kuramba, kurama n'uguhirwa. Kurama n'uguhirwa. Umuntu wese utubaha se na nyina, bivuze shize amanga. Umuntu wese utubaha se na nyina, shake nyoko aba afite ijisho rimwe, shake so abe nta kaguru agira, shake so abe yarakennye yirwa yicinda kwa kundi. Iso aba ari so. Iso afite uburenganzira bwo kukwaturaho umuvumo ukakubaho. Iso afite uburenganzira bwo kukonegita mu bisekuru byabanije bikagufata.
keretse iyo winjiye muri Kristo Yesu ugahindura igisekuru ukaba icyaremwe gishya. Hari n'abo nabonye bashuka bakabavana mu bisekuru byo kwa base bakajya kubakonekita mu bisekuru by'iwabo ngo bari kuba restorating. Mama wawe wakubyaye ujye umwubaha kugira ngo uramire mu gihugu Imana iguha, udakenyuka, utarimbuka. Reka garuka kuri uyu muryango wo kwa Silas. Ndaza kuvuga undi muntu wa gatatu ndacyamwibuka. Se ari muri Ririma, muri prison ya Ririma, akatiye burundu. Mu minsi yashize mwabonye Silas byari bimubayeho, byari burundu kuri 27. Uyu mwana wishe umuntu ubwo tayari finite rimine. Niba koko yaramukubise umugera akamukuramo indi umwana barashyinguye, ubwo rero nkuko amakuru ari kubivuga, kandi kimenye ari mu nzu ari mu maboko ataraye. Umuntu wa gatatu reka muvuge naza kumwibagirwa. Umuntu wese ugutwara wemereye ko aba umutware wawe mu biganza ugafata decision. Kadufate nk'urugero nk'hano mu Rwanda, uhereye kuri Perezida wa Repubulika ukaza ukagera kuri wa wundi w'isibo n'abandi bayobozi runaka mu nzego runaka. Uyu muntu mu bigaragara n'ibitagaragara, iyo mu mwuka udafite protection, ubingaruzwa muheto ye agukoresha icyo ashaka. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi minsi ya nyuma tugezemo, igihe kirageze uhitemo umwuka ukutwara. Niba uyoborwa n'umwuka w'Imana, aba ari umwuka w'Imana ugutwara. Kandi niba uri kubira ukumva ko ushaka ko Satani agutwara, uhitemo nag igihe cyo kuvuga ngo urumva ngewe ndakazu yasi, mu gitondo mba nakonje, ku mugoroba mba ndi kubira. Murabi bitambo by'abazi imyuka bakorana nayo. Tugeze mu gihe kibi, aho ababyeyi murangaye ku rwego rwo hejuru, umusimbura ubarerera ari uyu nguyu. Tugeze mu gihe kibi, aho isi yadukandagiye ikadukamura. Yesaya yarahahanuye aravuga ngo itorero ryanjye cyangwa se ubwoko bwanjye buyobowe n'abana n'abagore. Yaritegerezaga akabona iyi minsi ya nyuma ko uyu munsi abana azaba aribo bafite ijambo kurusha abandi bantu bose. Yaritegerezaga akabona ko muri iyi minsi ya nyuma abadamu aribo bafite ijambo kurusha muri iyi minsi ya nyuma. Ariko reka mbwira umuryango nkurikiye, ndabivuga kandi shize amanga, niba uri umugabo bakaba barakwambuye inshingano nawe ukazitanga ukazihereza umugore, ukaba uri umugabo w'umushyitsi mu rugo, sha kwa heri none aho uzabyara nta kirimo. Niba uri umugore ukaba warishinze agenda za Alice Bailey, narabwiye ko nzakora ikiganiro cya Alice Bailey n'izo agenda ze yahaye woni ngo ziyobora isi, ukaba warafashe responsibility z'umugabo ukaba ati ngewe ndi umugore ndakaze, reka ringe utwara urugo, nta kirimo. Bagwa ba feministe n'abandi baraza bavuga ati wowe waravangiwe, nta kibazo. Ariko reka mbabwire, iteka ryose umugore azahora ari umugore n'umugabo azahora ari umugabo. Cyokoza umuntu uzi kubaka urugo rwe neza yuzuzanya na mugenzi we, umwe akaba umufasha mu cyo intego zo gutwara urugo ruri. Umugabo ni umutware w'urugo, umugore ni umufasha w'urugo, ku bantu bafite imiryango myiza yubashywe igezweho itarimo diamond. Imiryango itarimo diamond, umugore akora inshingano zo kuba umutima w'urugo, hanyuma umugabo akaba umutware w'urugo. Reka babwira kandi kantu, buriya leta yazi ikabaza umugore inshingano ikabaza n'umugabo inshingano, ariko iyi Imana ije kubaza donc ibyangiritse mu rugo ihera ku mugabo. Ni mpamvu yaje ikabaza Adamu na Eva, ikabaza Adamu ikavuga ati ni ibiki mwakoze, kandi wari wazanye igitekerezo ntago ari Adamu. Abagabo ni mutaba maso ngo mubere maso imiryango yanyu. Bamwe mwahisemo kumanura amapantaro, ubu musige mwambara pampa mu bibuno. Abagabo ni mutabera maso urugo n'imiryango yanyu. Kandi reka mbabwire, iteka ryose umugabo ahora ari umugabo. Akana k'agahungu nigashake kabe gafite imyaka 3 cyangwa 5. Najyaga mbona ukuntu mu rugo ahantu nabaga kwa mukecuru bahajyaga bambwira ngo nimba herekeze kuri toilette,
kandi akagenda akajya kuri toilette akumva yishimye mu bicuku bya nijoro, akumva yishimye kandi ifite imyaka 8 9, akumva ari kumwe n'umuntu w'umugabo kandi ukabona aratuje. Umugabo ahora ari umugabo, n'umugore ahora ari umugore, kandi umugore iteka ryose ni umugore, n'umugabo ni umugabo. Niko Imana yabaremye. Hanyuma rero uyu munsi tugwishije abana, mwabana mwe murarimbutse, abana batumvira ababyeyi. Paulo yarabahanuye abwira Timoteyo nawe ngo ni ibintu 19 yabahanuriye, avuga ngo abantu bazaba bikakaza batumvira ababyeyi babo. Umwana wese utumvira umubyeyi we azanarimbuka. Ngenda bivuze sinjye utanga ijuru. Niba uzi ko uri umwana ukabutumvira umubyeyi wawe, ukabutubaha so na nyoko, usibye no kurama no kurimbuka uzarimbuka, kuko umuntu wese utumvira ntazabona Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubu dufite n'ababyeyi bikiza karaha kajya he. Dufite ababyeyi babangamira abana ku rwego rwo hejuru, bigize indaya mu maso y'abana, bigize abajura mu ruharwa mu maso y'abana, bigize ibirumbo. Kabiri, babagaburira ibintu bivuye mu biganza bibi. Niba uzi ko abana bawe bazanira ihaho, mayoneze na bureba n'ibindi bivuye mu maraso y'abandi bantu, umenye kuri kuraga abana bawe ikintu kibi. Simubabona se bajya kunyereza imitungo ya leta bakajya kwiba? Sinabonye abibye za miliyari na miliyari. Iyo ubibye ikintu nicyo usarura. Nta muntu wabibye icunga ngo asarure indibu. Nta muntu ubiba avoka ngo ajye kuzasarura muzeze ngo ajye gusarura imineke. Icyo umuntu abiba nicyo agira gute asarura. Murinda abana banyu kurusha ibindi bintu byose birindwa. Ibihe byabo mwabihariye abarimu na telefone na internet. Noneho dufite n'ababyeyi babi babagome. Imana ibababarire. Ndagaruka no ku bana. Ubu dufite ababyeyi bafata abana b'abakozi batunze mu rugo, babafasha ba mu rugo. Wowe umuntu araguhekera umwana, ku wa mbere aramuhetsa turutse Nyamagabe, uraje uramuhemukiye, uramwirukanye, asize mu mezi 6 ashizemo umwana imico ye. Uyisuzana w'Ikigali umenyereye ngo akazi, ngo mamushaka ngo bamenyereye akazi. Mwabigisha akazi ariko mukareka ibyo ayo manyanga. Uzanye umwana unyine umenyereye akazi, abamenyereye akazi kose. Abamenyera ko guteka, amenyera nako gusasira umugabo. Hari igihe baza baranabya abana barabashyize muri toilette akajya konyereza uwawe sha, mugasangira amashere ku mwana, ukajya ubona umwana ari kwishima kurarana n'umukozi kumbi harimo akandi kana. Ubwo n'uwa kabiri mu mezi 7 8 wamenya amanyanga, wabona atangiye kujya. Hari umukozi nigeze gutunga sha, Yesu we sinzamwibagirwa. Yajyaga ajya kungabura akahitaza agapfukama amazi ashyushye, n'ijya bati uyu mugore turamuhanganira. Navuga ati mvira ahangaha niba ari ibingibi utangiye. Imitekerereze y'abagabo ngenda yizi, ndabizi ko ubwonko bwacu na gahunda zacu ziva hano zihita zimanuka mu iwabo wepfo kwa nama byariro. Hanyuma mwebwe mukicara ukasanga umuntu mu mwaka umwe azanye abakozi 6 baturutse mu turere tw'intare 5 zigize igihugu cyacu zitandukanye. Hanyuma umwana afite umuco w'umuntu wo mu majyepfo, yakubisemo wo mu majyaruguru, akubisemo umenyereye Kigali, ashyizemo wa Nyagatare, asorejeho mu Bugesera, hanyuma acometsemo na Amerika. Ubu kuko abana dusigaye tubareresha internet, uyu mwana azaburwa n'iki kwica. Abana b'iki gihe njya mbabona kuri kaminuza no kuri segonderi ngenda nkata, ikintu bazi ni ukurongorana gusa, nta kindi bazi. Ni wamuhakaye ngo akubure mu mbuga mu gitondo, never. Cyangwa mwana n'uwanjye hano n'induru gusa. Ubu ni telekomande akubura ari uko umubwirije, yoza ibyomba ari uko umubwirije. Ubu nirwa ndwana nawe ni uri kunkamera nguyu niba mujya ngo ndakubeshyera. Vuga nijwi ntago mubeshyera, uri kumva. Nirwa ndwana nawe mutagira ngo wenda ari kumuvuga yagiye ahandi, ariko kubyuka ni intambara, uri kumva, n'urugamba gufata keyo. Kandi umwana w'imyaka 11 bari umwana mukuru wananirwa koza ibyombo, wenda usiba kumukoresha imirimo ivunanye, ariko nanone korora umwana w'umuhungu n'umukobwa ukamugira aho ngaho, harabonyabona ibyanwa byaramanutse byarashakwanwe kirano, waganira ugasanga mu mutwe fibure vide, cerveau vide.
empty mind. Aba rero nabo bazasaza, niho uzajya uhura n'umusaza usanga ni umusaza udafite nta kintu na kimwe kigize gute kirimo. Menyereza umwana wawe inzira, niko ijambo ry'Imana rivuga. Akiri mutoya azarinda asaza iyo nzira atarayivamo. Mwigisha abana banyu gukora, mubamenyereze gukora imirimo. Naho nimubareresha internet bazica nta kindi kintu bazamenya, kuko ibyo izi internet zibigisha nta bindi, ni ubusambanyi n'ubugambanyi. Ibyo baraba mu mafilime nibyo bazaza gupuratika. Hanyuma nimamara gukura rero, Roba umwana wa ubu dufite abana bajya gushyingirwa babagome, akanga kuzana umubyeyi washango ntago yaryoshye ifoto sha. Ejo bundi hano twataye ubukwe sha, warambabaje wowe, warambabaje. Nshatse kuvuga kuri kamera. Yahishe nyina sha, yahishe nyina, yanga kugira nyina tugane. Arambwa ati Roba uriya mwana naramuruhanye mujagana ibijumba muri 94 turi mu ruhungo, tujya kwirwa tujaga icyo bita ibijumba. Ati none sha ndebera sha Roba ngo ntago naryoshye ifoto. Umubyeyi arakuvuma ukavumika. Umubyeyi njya mbona abantu bajya baza hano kuri kamera, ukaza gutuka umuntu w'Imana. Umuntu yabyutse mu gitondo yafashe umwanzuro, twahisemo kwemera kuvuga ubutumwa bwiza kuko ari bwo butuma nibura tubwiriza abantu. Ukabyuka ugatuka umuntu w'Imana. Ntago ndi gutera ubwoba, aho kugira ngo wirwe uza gutuka abantu b'Imana. Narababwiye ngo muzafungure shene yanyu, mujye muzana mbasharingire, kuko buriya niba hari ikintu kibabaza akagahinda mutera abana b'Imana, Bibiliya irabanga Imana ifite inzabyanwe. Nubwo twishima tukanezerwa kuko umucunguzi wacu ari byo biba byamugenjeje, ariko imitima ibabara ntabwo tuyibura. Iyo wicaye ugatuka umuntu mutanangana, rimwe na rimwe ugasanga umuntu uri kugutukana urudogo n'uruhinja, Imana izabahana. Reka nisoreze ikiganiro gusa, nagira ngo mbwire abantu yuko mukwiye kumera nka Yabesi, mwiyambure izi karande zishamitse mu miryango yanyu. Abadafite iz'ubwicanyi nk'uko zo kugwa mu nzu y'imbohe, gereza ziba zihamagara, amaraso arahamagara mwa bantu b'Imana. Abadafite izi karande, abantu bafite karande z'ubusambanyi ku rwego rwo hejuru, ugasanga umuntu ufite umwuka w'ubusambanyi umugendaho every day. Musenge Imana ibazuri bakize. Ugasanga umuntu ni umunyamanyanga, ni umubeshi karabutaka kasha. Yesu we muhamagare musenge Imana ibakize. Ugasanga umuntu senda basobanura gute, ugasanga umuntu ni umusinzi, nawe ntagaze ukuntu byagisanze. Wakurikirana amateka ko bangwa ise yanywaga iza yose, ngo sekuru yarataruraga ko. Musenge Imana mwakire Yesu umwami n'umukiza. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ikindi, aba bantu mwirwa mwishinga abapasiteri b'abajura bari kubakuraho karande. Nta mupasiteri ufite ubushobozi bwo gukiza karande ubaho, never. Keretse abantu bo mu isi y'umwijima. Iyo kubera imyuka y'abantu baba baribye, iyo ufashe amafaranga yawe ugaha umuntu ngo nagukureho karande, ya myuka yindi iri kuririra muri we nawe iragufata. Niyo mpamvu inyatsi zitabavaho n'imiruho ibarembeje, mugaruka muri kubeshya, muri gutanga ubanyu ati baranyibye baranubure, nta n'icyahindutse. Yesu wenyine niwe uruhura abarushye n'abaremera. Ndabashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, naho utaha. Ciao.